ufite ubuhe bwishingizi? Turajya kuri rya vuriro ndakwivurizaho. Ufite nimero za wa mudokiteri? Ego. Telefone yawe iri cyumba? Cyumba ku buriri. Ikigendera w'umuhamagara. Mbese ubu turagerayo? Urumva ufite imbaraga zo kwitwara cyangwa mbwira ukuntu tubigenza? Hamagara imodoka. Turamagara muvu. Jense n'inkweto mu cyumba. Inkweto n'umupira wo kwifubika. Ego. Ndagushimiye wowe udahema kubana natwe mu biganiro bya buri munsi dukora. Amahoro y'Imana abane namwe aho uherereye hose, wumve ko ibintu byose biza kugenda neza, kandi nimba byaraye bitagenze neza wizere Imana kiza kubigukorera mu buntu bwayo n'urukundo rwayo n'uburinzi bwayo buza kuba kuri wowe, ndetse uyu munsi ukaza kubona ibyo umutima wawe ushaka. Ndagushimiye wowe wakoze subscribe ku isheni, ndetse nawe udahwema kuduha ibitekerezo byawe. Imana ikomeze iguhe umugisha, kandi aho uherereye hose Imana ikomeze ikwiteho, ujye uronkera aho abandi baburiye. Wowe utarakora subscribe tukaba turi kubana muri iki kiganiro, kora subscribe kugira ngo uzabone ibindi biganiro by'ubutaha, kugira ngo dukomeze tunubaka umuryango mugari w'iyi YouTube channel yacu. Rero nk'ibisanzwe muze kugomana gasege genda wangu na bose, tukaba tugiye kubona muri iki kiganiro the contract cy'uno munsi tuza kuvugaho utuntu duke cyane kitaza kuno kurambirana, ahubwo tugiye kugenda turebera hamwe tunasesengura kandi ku kandi impamvu ikintu kiba cyangwa ikindi kiba, niyo impamvu gituma umwanditsi akora ibintu bidasanzwe cyane muri filime, abantu bakagira ngo n'ubuzima busanzwe bw'umuntu ubamo, kandi ari ibintu biri fiction biba byarahimange cyangwa ari non fiction. No kuvuga ngo uyu munsi tugarutse muri the contract, aho ibintu bikomeze kudogera. Abana babiri bafashe uwo mugambi wo gutenguha papa wabo bitewe nuko ashaka yuko bagambana inshuti yabo yakadasohoka yababaniye, yabagejeje kuri byinshi cyane. Ahangaha ni hahandi baba batweretse yuko kwibuka ikintu umuntu yagukoreye ari byiza cyane. No kuvuga ngo ubundi no kuvuga ngo kirazira kuba warabanye n'umuntu imyaka irenze 2 cyangwa imyaka irenze 5 cyangwa imyaka irenze 10, maze ukaza gufata umwanya umwe ukabona ko ibintu byose yakoze ukabitesha agaciro, maze ukamukorera ikintu kibi. Ubundi biba bisobanuye yuko wakagombye kwibuka ikintu kimwe cyiza kurenza ibibi byose mwaba mwaragiranye. Ibyo bigatuma mubana neza kandi mukundanye, ibintu byose bikagenda neza mu mugambi w'Imana, ndetse n'Imana irabashyigikira kubera ko handitse ngo babiri bahuje bagahuza umutima nzamanuka nanjye mbane nabo ku buryo nta mwanzi uzigera abasha kuba yabatandukanya. Niyo mpamvu ujya wumva abantu benshi cyane basezerana ku bana bagira ijambo rivuga ngo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu yaje, maze umukozi w'Imana akavuga ngo icyo Imana yafatanyije ntawe ubasha tandukanya. Ngaho nguko rero ubwo twirukanze cyane turi kwa Bobo ndetse na murumuna wiwe Renzo, bo bagiye inama yuko batakagombye kumva ibitekerezo byase byose ngo babishyire mu bikorwa, kubera ko papa wabo atangiye kujya batungura cyane, ndetse icyo yasabye Bobo kari kujya kugambana. Kandi se kugambana bakaba bibaza ngo ni ukugambana mu buye buryo. Ubundi birashoboka ko iyi diru bari gupanga y'amafaranga menshi cyane bakagombye ko bagambana Kiramana akajyayo, ariko bo ntago ari kugambana gusa, ahubwo harimo n'urupfu bari gutegeramo umuntu, kandi bari guteka n'umuntu bita Nyambo kuba yabisiga mu buzima kugira ngo Kiramana akomeze akazi ka buri munsi. Ariko ntibamenye yuko umuntu ushobora kubuzi ko ugiye gukora ikintu kiza gutuma kuri ibindi, ahubwo agakora bibi birenzeho, kuko umunsi bashyize mu bikorwa maze Nyamba agahura yabura ubuzima bw'iwe. Kiramana umujinya we turawuzi, nimba bavuga yuko mu kazi yakoraga yari umurakare, none habuze uwakunda, amaze kumenya n'uri kumuhiga. Icyo azakura ni igiki? Azarimbura ahereye ku mwana wabo, nta mbabazi bishobora kuzatuma yangira, kubera yuko uyu mugabo kuba ameze neza ari kumezwa neza nuko afite urukundo. Utekereze nimba bari kumugambarira kugira afungwe, agashyiraho umushiki akamukura muri Canada akamutegera akamuzana mu
Rwanda kugira ngo aza kurikirana ashaka uwo muntu uri gushaka kumugambanira. Yibaze noneho nuramara gukora ubushakashatsi cyangwa amaze gukora iperereza ryiwe agasanga noneho si we wenyine bari kugambana, ahubwo bari gushaka no kugambanira Nyambo, kandi mwamaze kubona urukundo amaze kugirana na Nyambo ko nuba yaramugiriye n'impuhwe. Mwibuke ko ibyo kugambanira Kiramani kugira ngo abure umukunzi wiwe byabanjwe gupangwa Natasha ndetse n'umugabo bita Tayiga, ariko ubu ngubu Tayiga akaba yatangiye gukoresha abana biwe. Ikosa rikomeye cyane atangiye gukoresha abana biwe amafuta, ariko abana biwe batangiye kuba bavumbura ko bugira n'abatari ikintu cyiza, ahubwo bagiye kujya bafata ibyo bakoze bakabiha agaciro kurenza ibyo papa wabo yaba ari kubabwira abo bakorere, batitaye ku ngaruka byagirira papa wabo. Even nubwo umutoya yavuze yuko iramutse ari ikibazo kibaye kuri papa wewe nawe yahita binyamaswa, ubundi ni ukuvuga ngo se umwana wasa musuravukana isunzu. Ntago umugabo yari afite umutima mubi, ngabana nabo bari bavugira umutima ukeye, nuko bataba nabona ikintu cyagira ite cyavumbura wa mutima wawe cyangwa wa mububi wawe cyangwa satani yishemo bibe yajya kumugaragaro. Niyo mpamvu umutoya yabwiye bo baravuga ati ikintu cyose uzakora nimba ugiye gutenguha papa ntuzatume papa yagipfiramo kubera yuko yamusabye ko yagenda akabiganiriza Kiramani, maze agakino n'umutego bakawutegeramo papa wabo. Iki ni ikintu cyiza cyane abana bakoze cyo kuba bafitega umutego papa wabo. Mu buzima busanzwe ubundi akenshi na kenshi usanga umuntu ukurusha amapeti cyangwa ukurusha ibivugiro cyangwa ukuri hejuru agukoresha amakosa ukemera kuyakora kugira ngo utuze cyangwa ukomeze ubone umugati, akavuga ati kora iki ngiki utagikora ndakwirukana, maze ukagira ubwoba, cyangwa nutagikora urapfa, maze ukagikora ugakora amakosa menshi ukayijandikamo, maze ukazashiduka uwivuga ngo nta yandi mahitamo nari mfite. Kandi umuntu agira amahitamo arenze rimwe cyangwa abiri, nubwo dukunda gukoresha ijambo rivuga ati plan A na plan B. Burya habaho amapurani menshi cyane yatuma ubuzima bwawe butajya mu kangarateta, ahubwo bwakagombye kuba bujya mu bintu byiza. Umuntu umwe yaravuze ngo bikeya by'amahoro biruta byinshi birimo amarira. Ni ukuvuga ngo rero hari ukuntu bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo wirukana umugore uwuhekenya igufa ukazana uri mirabunguri, cyangwa ukirukana umugore musangira ukazana ukukatira cyangwa ugukorera mu ngo. Ko rero niyo mpamvu aba bana bari kuba bafata agaciro bagiriwe na Kiramani cyangwa umumaro yabagiriye, maze bakavuga ko batagomba kuba bagira bamutenguha. No kuvuga ngo ibi ngibi bishatse kuvuga ikirere, bishatse kuvuga ngo mu buzima busanzwe ubundi ni byiza ko wakibuka neza umuntu yakugiriye, apana kujya ushyira ibibi yakugiriye, kubera ko umuntu murasangira igihe kinini cyane ariko yagukorera akantu kabi, ibyo yagukoreye byose bikaba impfa busa. Ariko ujye wibuka yuko nubwo aba yakubabaza ari umuntu wambaye kamere ya muntu, ubundi turababazanya turanezezanya, kandi ntago twabana nk'abamarayika. Ndetse na Satani wari uri mu kirere nawe ari mu ijuru ameze neza, yageze akora ikosa rituma amumanura. Bivuze ngo rero nta ntungane ishobora kuba yaboneka. Na Yesu ubwe yarabyivugiye ko intungane iriho ku isi no mu ijuru n'Imana yonyine niyo ikiranuka, naho bandi bose n'abamarayika bashobora kuba bakosa. Niyo mpamvu habaye ikintu senga section bita imbabazi, umuntu wese yakoze ikosa akababarirwa. Urugero rukomeye cyane abakozi b'Imana bagiye bakora ibyaha byinshi cyane ariko bakagenda banababarirwa basaba imbabazi, kandi tubafata nk'ibyitegererezo. Tuba twumva twanatere intambwe mu kirenge aho bagiteye, ariko bikatugora. Uwa mbere ni Aburahamu ye mu kiranutsi tuzi cyane, wavuye mu bigirwamana agati iby'iwabo byose adafite yajya akajya mu gihugu Imana yamuhaye, agagenda akamara imyaka 100 atarabyara, ariko agategereza isezerano ry'Imana ikaza kumuha umwana umwe ariwo Isaka. Ariko nyuma yaho Imana yanamusabye ngo ugende umutambe wumve uko gukiranuka k'uwo mugabo. Aragenda ajya kumutamba, agiye kumutera icyuma, maze Imana imuzanira intama mu gitangaza gikomeye cyane, maze abari yatamwana arakira. Uko kwizera k'uwo mugabo rero ndiko kwatumye abara n'inyenyeri zo mu kirere, Imana ikamubwira akazabyara urwo rubyaro rungana gutyo. Ariko nyamara Aburahamu akaba yarabyaye umwana umwe wenyine. Utekereza icyo kintu cyo kwizera kungana gutyo, katumye rero umunsi umwe akora icyaha kimwe cyangwa ikosa rimwe ryo gusinzira ku gitama inkongoro zikigwaho, amaze Imana itamubwira yuko ndakubabariye ariko
abana bawe bazamara imyaka 400 bari mu gihugu cy'ubusuhuke. Iryo sezerano ryaje gusohokera ku mugabo bita Yakobo ubwo yarabyaraga abana 12 maze abana hakavamo umwe ujya muri Egiputa maze akabajyanayo bagiye guhahirayo, bikaza kurangira apfuye maze akima umwami utarigeze bamenya. Izo ni inkuru muzi cyane, maze bagahita batangira uburetwa. Niho haje kubonekamo umugabo bita Mose ari we wabakuye muri icyo gihugu. Ibyo byose byababayeho mu inzira zose baciyemo, byose byari byatewe n'umugabo umwe bita Aburahamu. Undi muntu umwe tunababwira tugakomeza ikiganiro cyacu n'umugabo bitayo Dawidi yarongoye umugore w'abandi w'umuja wiwe cyangwa w'umukozi wiwe, umugabo umwe mu bagabo b'urugamba witaga Uriya, maze arangije aranamwicisha maze amaraso yiwe amubarwaho, maze Imana yamubwira ati ndakubabariye, ariko nyuma ko kubabariye inkota ntizava mu rugo rwawe. Maze bukeye umwana umwe wiwe w'umuhungu afata uw'umukobwa wiwe ku ngufu bararyamana, ndetse undi wabibonye wavukanaga n'uwo mukobwa, dore ko Dawidi yagiraga abagore barenze umwe, maze afata inkota aragenda aramwica. Nyuma yo kumwica rero n'uwo wamwisha amaze guhunga yaje kugaruka ashaka gukora se ku ngoma, ashaka kumwica, birangira nawe bamusogose icumu bwo yari yateye igitero cyo guhangana na se. Ibyo ndibyo mbabwiye rero byuko iteka ryose tugira imbabazi, ariko rimwe na rimwe ibyo twakoze bikatugaruka inyuma ku bana bacu. Niyo mpamvu uyu mugabo Bobo nawe yatekereje byinshi cyane, yabanye n'uno mugabo aravuga ati ntago ari ngombwa ko nagira, ahubwo reka njye kugisha inama, dore ko ryari ibanga ryabo hagati y'ababiri, ryari ibanga ryabo ku buryo nta n'umuntu ari kuzabimenya, ryari kusigara hagati ya Bobo na papa we, ariko abishyizemo muri umuna we Renzo. Maze Renzo namugira inama yuko yagenda akaganira na Kiramana akabimubwira ko bashaka ko batandukana n'umugore kugira ngo business zikorwe. Ariko ni ikintu cyiza cyane riba bimubwira, ashobora ko yavuga ati nta kibazo, reka njye gukora amafaranga nyakorere, n'ubundi byaragize, maze agakomeza kugira ute kuba yabaho neza. Nicyo kintu Kiramana akagombye kuba akora cy'ubwenge. Duherukana umuntu bita Soroba yivumbuye ku mukobwa, ariko umukobwa ari kumwaka mukunda. Ariko rero reka mbabwire, burya iteka ryose kwinginga umuntu cyane, yakwinginze cyane bigiraho akaza kukurambira akabyihorera, kubera yuko burya abantu bose uko turemye twanga umuntu dusuzugura, kandi twanga umuntu twinginga cyane, kubera yuko bibona yuko tuba twasariye umuntu. Uyu Claudia rero kugenda akora ibintu byinshi cyane kugira ngo yigarurire umukunzi wiwe, ariko undi we akabyanga, yumva ariko ari mukuru, ariko kuri ntako. Burya mu buzima busanzwe abantu bakundanye mujye mwibuka ko ikintu cya mbere kiba hagati yabo n'urukundo n'imbabazi, kubera ko ibyo bidahari byose nta muntu wajya ukunda undi. Ni nayo mpamvu hagati yacu n'Imana n'ibyo bintu by'ingenzi bihari, hari byinshi cyane, hari ubugingo, hari iki n'ibindi byose, ariko hagati yacu n'Imana icya mbere cyari n'urukundo ndetse n'imbabazi. Bitabaye bibaho twese twarimbuka tugashira tukamera nk'uko Isodomu n'i Gomora byagenze, ndetse cyangwa no ku bwano wa murabizi kundusha ko izi nkuru zivuga ko bari batangiye gukora ibyaha byinshi cyane kugira mbere ku rukundo rw'Imana ko rurenze. Umugabo umwe yagiye bita Yona, Imana yamwohereje mu gihugu, icyo gihugu yari imwoherejeyo abacyari Yona, umuryango we wose wari wapfuye kubera icyo gihugu, bari barabateye barabica bose barabamara. Ariko Imana ibona ko igiye kubarimbura, maze iravuga ati reka nohereze imbuzi imwe, kubera ko nta hantu Imana yagiye ijya kurimbura itohereje umuntu ujya kubaburira. Maze baragenda, Yona ahita avuga ati ninjye umuryango wanjye warapfuye, ntago nakemera kujya, ahubwo reka mbihorere umujinya w'Imana ubasukweho, maze Imana ibatsembe bose barimbagure. Ariko Imana ibibonye ibona ko atari ngombwa, kubera ko urukundo n'imbabazi ari byo biri hagati y'abantu n'Imana, maze ihita ifata urufi runini rumira uwo mugabo. Ibyo nibyo byakagombye kuba bibaho mu buzima busanzwe. Umuntu yakubwira ati mbabarira, ukabyumva cyane ukamubabarira, kubera yuko iyo utamubabariye umuremamo undi muntu, uba ugiye kumuremamo undi muntu, kandi ukamuremamo umuntu utazigira nawe ababarira cyangwa ababarirwa, kwiyumvamo iteka ryose akiheba, maze akagira agahinda gakomeye, kandi ibyo bintu ntabwo aba ari byiza. Ubu munsi rero Soroba ari kwigira gutya, ariko mu mwihorere gato nimuze kureba, umunsi umwe muzashiduka musanga Soroba izi mbabazi bari kumwaka kaziteje agaciro, ari we uri kugenda kuzisaba Claude, amubwira ati mbabarira, ko ari kugira ngo bigende gutya. Maze Claude nakamubwira ati amazi yarenze inkombe, ntitugoma no kuba inshuti, ahubwo giye kubaho nk'umuntu utakuzi, kubera yuko baravuze ngo wirukankana imbwa cyane ukayimara ubwoba. Niyo mpamvu rero uyu muntu atinya ishyamba, nawe umuntu ntatinya ishyamba kuri nyiramo, atinya icyo bahuriyemo nacyo. Niyo mpamvu igihe kimwe muzashiduka musanga n'umugabo nawe ari
kugenda yicuza impamvu yakoze ibingibi, kubera yuko mu rukundo mubimenye, nawe uri kunyumva ugeze aka kanya umenye ko urukundo ari ikintu gikomeye cyane kiri hagati y'abantu babiri, kandi hagati y'abantu babiri hakongera akagarukamo ikintu bita imbabazi no kwihanganira umuntu, kubera yuko tuba twarakuze tudakuranye n'uwo muntu tugiye gukunda, kubera ko ntituba tuzi imico yiwe, ntituba tuzi ibyo yanga, dusanga twamubabaje cyangwa tugasanga dukoze amakosa n'amahano atigeze yifuza kuba yakora. Ngaho nguko rero ubu ngubu ibintu ukuntu byifashe, Tasha we wamaze gukatasa ari gushaka umuntu ugambanira umusaza wiwe, ariko ubwoba buhari, nicyo dufite ubwoba nuko ashobora kuzasanga atayiga, ahubwo ari buri ko tugambana bitewe n'ibimenyetso twebwe turi kubona ko nta wundi muntu twabona. Ese wowe urumva ko Kiramani azabona mama wiwe? Ese mama wiwe yaba yaragiye? Byaba byaragenze bite rero? Kora subscribe kugira ngo uzabashe kumenya ngo ni byageze gute ibya Kiramani kugira ngo mama wiwe amubure. Ntabwo dufite inkuru yuko yapfuye, ahubwo ahari hose ariho ni muzima, ndetse na papa wiwe bari bazima bitewe n'icyo kumvishe Tasha yavuze. Kora subscribe kugira ngo rero uzabashe kumenya ngo niko bimeze gute. Ese Kiramani mama wiwe ni uwuhe? Yaba yaragiye hehe? Ikindi kora subscribe kugira ngo uzamenye ngo ese Nsabi na wa mugore baba baratandukanye. Icyo ni ikindi kiganiro kiri nyuma tuzabakorera. Njyewe yaragasajye muze ko Ngomani, reba ko wakoze subscribe n'umusanga utarayikora, maze ikora kugira ngo dukomeze kubaka umuganga mugari wa YouTube channel yacu. Ndabakunda muri Imana komeze abane namwe. Icyubahiro kandi iyo uzamuye amaso yawe mu ijuru, ndahiye ko inyenyeri zose zizaguturukaho, kuko